benshi bakunda. Ntimubizi se? Ni amafaranga. Amafaranga umuntu akura hehe amafaranga kwanza yo gutangira business? Ndagira ngo ngiye kubasobanurira ahantu amafaranga avuye gutangira business ndifashisha resources ebyiri. Schools cyangwa churches bose bahorana ibikoni binini kandi kubera yuko ntabwo business zose zisaba cash, nta nubwo business zose bwayibonye ko mfite ikaye n'ikaramu. Okay, let's Hello everyone, welcome back. Hello again my people, welcome back ku Mamapreneur podcast. Uyu munsi ntuze gucikwa, ntugende utarangije kino kiganiro, kandi niba ufite n'umuntu wa sharinga, please musharinge kano kanya umubwire ngo ngwino twumvane, kuko tugiye kuvuga ku kintu abantu benshi bakunda. Ntimubizi se? Ni amafaranga. Amafaranga ava hehe? Ngewe kubera ko ndi umumamapreneur ngiye kuvuga muri entrepreneurship. Muri entrepreneurship umuntu akura hehe amafaranga kwanza yo gutangira business? Ndagira ngo kano kanya ufate kacyayi kawe, ufate amazi, ufate agakofi, aho uri hose, mu modoka, mu gikoni, mu kazi kawe cyangwa kabandi, uze twiganirire. Cheers kandi. Let's dive into it. Ndagira ngo rero mbabwire ko uyu munsi tugiye kuganira nk'abantu bari seriye. Tugiye kuganira uyu munsi, ngiye kwakitinga, ngiye kwihangana nigire mwarimu nawe umbabarire unkundire uwo munyeshuri mwiza. Wafata ikayi n'ikaramu, ndashaka ngo tuze kuganira ngiye namwe mu minota mike cyane, ngusobanurire ikintu kiri buze kutugirira akamaro mu minota itarenze 20-15. Alright, ngiye kubasobanurira ahantu amafaranga avuye gutangira business ndifashisha resources ebyiri. Icya mbere ndaza kwifashisha information nahawe nk'umu entrepreneur, bootcamp nagiye njyamo, hanyuma ndaza no kwifashisha research nagiye nkora online. Ariko murabizi ko muri iyi minsi mparaye ChatGPT, so ndaza no kwifashisha ChatGPT numva ikintu abivugaho, hanyuma byose mbibabwire, ubundi tuze kureba ikiri buze kudukorera kano kanya. Tudatinze rero, here we go. Bwayibonye ko mfite ikaye n'ikaramu. Okay, let's go. Ino ni klaseri y'utuntu twanjye twangombwa cyangwa se tumfasha muri business mba mfite. Ni bootcamp nagiyemo, hanyuma ngenda nkorekitinga ibintu byangombwa numva nkenera. Ndavuze ngo reka mbe basharing. Icya mbere kwanza, niki gituma abantu batekereza ko gutangira business bisaba cash za danje, like bisaba amafaranga menshi byahatari? Iyo ni myth. Ni kwa kundi nyine twamenyereye traditional businesses za zindi za kera. Umuntu agomba gushaka inzu, agakodesha ahantu azakorera, agomba kuba afite ibiro, intebe, ameza, desk, front desk, everything. Cyangwa se hari ukuntu umuntu atekereza ngo ninangiza udufaranga dukeya nzahomba, cyangwa se ntago bizacamo, ntago bizakunda. Urimo kubyumva. Hari ikindi bita fear of failure. Umuntu agahita yumva ngiye gutangiza cash nyinshi, ngura ibintu byinshi, nkora ibintu byinshi cyarimwe kugira ngo mbashe gutsinda competition, mbashe kuba winninga, mbashe gutsinda sinzahombe. That's natural. Iyo ni myth. Ntago ayo watangiza ariyo yose, ntago uzakuraho aba competitors, wanashya yashya rwose agashiraho. So icyo ngicyo ubanza ugikureho. Igikurikiyeho rero ni ikintu bita social media influence. Abantu bose bakitinga nkaho batangije za miliyari, success stories, akaza akakubwira ibifaranga yashyizemo n'ibifaranga ari gukuramo, ugahita uvuga ati nanjye ndaza gushakisha amafaranga menshi byatari, cyangwa se sinabivamo nyine biriya n'ibyaba ari byo binjyana kuri point ya nyuma ivuga ngo hari ikintu bita culture cyangwa society beliefs
kumva yuko abantu batangira amafaranga batangira business bagomba kuba ari abakire like biriya ni by'abakire ni by'ababosi urumva wealthy families hari abantu bubona nyine ukabitegereza hagati n'ubundi bariya bavukiye gukora business nta kindi nizo deal zabo reka njye kwikorera ibisanzwe ibyo byose cishamo umurongo business gutangira business nta hantu bihuriye tugendeye rero muri iyi monde tugezemo reka mbabwire ukuntu bano bantu babivuga babinyigishije urimo kubyumva neza baravuga ngo why you do not need a lot of resources to create something amazing ni ukubera iki udakeneye resources nyinshi cyangwa se cash nyinshi kugira ngo ukore business iri amazing ucreating ikintu kiri amazing sibyo ni ukuvuga ngo muri rusange ubundi gukora business ntabwo ari cash my dear it's the idea it's the innovation to create something amazing ni ukuba ufite amazing idea ni ukuba ufite amazing innovation creation icyo kintu nicyo cya danje kuruta amafaranga you get it numara kugira iyo ide numara kugira your creation numara kumva uri well settled now then you can attract the money right so muri rusange ikintu badusobanuriye baratubwiye ngo ugomba kugira gute ugomba kumenya ikintu like kumenya aho opportunity iri that's the entrepreneur mindset entrepreneur azi guhiga azi gusensinga kumva ahantu hari bubone opportunity nziza yo habonye rero wishakishamo ibisubizo icyambere ushobora gutangira ukurikira opportunity ugatangira small akantu gato ushobora kuleveraginga no gukoresha other people's resources ni ubona abantu babaye abakomisiyoneri kubera ko babonye deal muri iyo business bakayakuramo ariko ubwo bigusaba kuba umukomisiyoneri nyine wa business nziza nyine upfa kuba wabonyemo opportunity ushobora kuba umupartenaire ushobora kuba leverage other people's resources right reka mbaha akagero ufite guteka uzi guteka byahatari urashaka gushinga restaurant cyangwa se urashaka gutangira guteka ni gute wabigenza udafite inzu ingana naho watekera wabona restaurant donc wategurira ibiryo igikoni cyemewe na leta ku buryo baza kugusura kabona byemewe let's get an example schools cyangwa churches bose bahorana ibikoni binini kandi bikorerwamo sande nyine tu cyangwa se school ikorerwamo wenda mu gitondo for kids breakfast and that's it no muri weekend ntago baba barimo how about ufite ayo ngayo yo kugura ibiryo ufite makeya yo kuregisteringa business just a little bit kuki udashobora kugenda ngo usure ishuri runaka ubofaringe ikintu wabwira uti reka ndentinge hano just a little bit cyangwa se njyewe ngiye kuzamo hano ndashaka ko nzajya nkoresha igikoni cyanyu weekend gusa abana batari ku ishuri noneho mu gihe cy'ishuri nkoreremo rimwe ariko nofaringe the kids course yo kwiga guteka abana bakiya bashaka barenterese no kuba abashefu uzaha abana 30 minutes ya course cyangwa se 1 hour ya course bazaba bagufashije guteka gukata ibyo bitunguru gukora everything you teaching them ibyo mwarangije guprepara n'ubundi uzabiteka uzabipackaging uzabigurisha then from there you giving a class for free but you getting a kitchen for free sibyo you give so you can get ako nakantu kabagaciyemo ikindi kintu gikurikiyeho rero hano baratubwiye ngo icyambere ni attitude na behavior ntabwo ari amafaranga pe urumva attitude y'umu entrepreneur rero ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite change like you make change muri society urumva and then ukimbracing innovation nyine nkuko nabivuze kandi ukabansha kwimbracinga yuko failure is also a feedback nacyo ni igisubizo ku bijyanye n'ibyo
wa prepaye ibyo wakoze urakora ukagetinga feedback iri positive cyangwa iri negative. Donc ntuhahamurwe na failure utaranageramo, kandi niba yanaje ni feedback ku byo wakoze bigufasha guhindura ugamenya ikindi kintu ugomba gukora. Then the behavior ni ukwactinga kuri opportunity ubonye, right? And then ni ukwiyadapta. Behavior ni ukwiyadapta, like you adapt as you go, right? Then ayo magambo yose maze kubabwira nizere ko mwashyize mu mutwe neza. Then reka tujye ahantu kashi nyakashi sasa zituruka. Kashi rero ahantu zituruka hano baratubwiye ngo icyambere umuntu arasevinga. Hari amafaranga umuntu aba yarasevinze bitewe n'ikintu ashaka kuzageraho, ugasevinga make make ugatangira gake gake. Icya kabiri banki zitanga amafaranga, ariko umuntu ugitangira it's not recommended, kuko n'ubundi bagukorera study, bachecking your credit score yawe, bareba ubuzima bw'iyo business n'ibitaratangira. It is so hard to believe kuzabasha kubyishyura. So mu by'ukuri gutangirana n'amabanki ntago, it's not a very very good idea. Uri umuntu ugiye gutangira bwa mbere, niba utarabasha no gucuruza amazi, wistartinga ujya gushaka 3,000 byo gutangira business cyangwa 200 ukoresha credit card. Gihorere, shakishamo dukeya, genda kuri Facebook market ucuruza ibintu ufite muri garage yawe, wabuze ahantu ushyira, waranguye bitari ngombwa cyangwa waguze bitari ngombwa. Urumva, rekeraho kugura imyenda wajya gugura, rekeraho kuzana ibintu mu nzu byinshi bitari ngombwa. Like shaka ahantu uzirika agakandara, ushakemo dukeya two gutangira, right? Ikindi kintu, hari ikintu bita small business agents, batanga amaloni ariko atafitemo intérêt. Hari buri banki zirabigira, like most of the banks zirabigira. Hari zo bita CDI, hari izifasha like banki ziba zisanzwe, like hari amabanki asanzwe ariko afitemo iyo section ya small business agents, bashobora gufasha maybe for women, for minorities, wenda black owned, for abantu bafite disability, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nagusaba nyine ngo mbere yuko ugera aho ngaho ubanze ugerageze dukeya ufite. Utwo ngutwo turakunda. Hano hari aho batubwiye ibyo bita loans from personal resources. Hari abantu biguriza bitewe par exemple njyewe nshobora kuguza muri famiye yanjye, urumva, nkavuga ati mungurize, nkayashyira muri Sublime. Iyo ni personal loan. Mba nayafashe iwanjye ariko ntayafashe muri banki, right? So maho ngaho rero murimo murabyumva. Hari icyo bita friends and family. Hari umuntu ushobora kubwira inshuti ye ati nguriza. Hari igihe abantu mu muryango babateranyiriza bakabatangirira akantu, ariko ako kantu shaho tugatekerezeho. Abantu bakunda kubwirana ngo batangirire za business kandi ntibabeseriye. Sawa. Okay, twakomeje. Hari ikintu bita bootstrapping. Bootstrapping ni ugutangiza the minimum, gato cyane, hanyuma ukazajya buri gihe inyungu ukuyemo ariyo wongera ugashora, inyungu ukuyemo ariyo wongera ugashora, none ukazagenda uzamuka. So ahangaha rero reka iki gitabo closing, hanyuma mukanya ndaje mbereke ibyo GPT nawe avuga, then turaza gutira conclusion turebe niba nge namwe twafungura business byihuse, kubera yuko ntago business zose zisaba cash, nta nubwo business zose zisaba cash nyinshi, cyane muri iyi digital world tugezemo. Let's go to GPT. Okay, urabona rero ko tugeze muri chat GPT. Hagati aho niba utara subscribing, please do mbabarira subscribing, kuko ukiri kureba kino kiganiro
nuko gikunda unasharinge abantu uzi ko cyafasha urabukoze cyane kandi ndongera ndagushimiye ko ukanze no kuri ako kazogera urakoze. Alright, twagarutse personal savings. Mwabibonye ko bakomeza bavuga ko ugomba kwisevingira. Ni ukuri kw'Imana ngo bigufasha bikurinda kujya mu madeni cyangwa kwishyura ushyiramo n'amayintere atari ngombwa. So startinga nonaha usevinga duke duke utwo ufite utwo ari two twose kugira ngo uzatangire business. Friends and family nabo ngo wakwiguriza kuko biragufasha kubishyura mu buryo bworoshye, flexible repayment terms. Urumva ntago ari nka banki. Small business loans, amabanki atanga inguzanyo ku ba small business owners cyangwa amaroni mato mato. Small business administration cyangwa small business agent navugaga nabo barafasha kuri low interest rate. Sometimes ariho n'igihe iyo ari nk'umwaka wa mbere rwose nta interest ziba ziriho. Grants rero nazo ziba ari nk'ubuntu, nta n'ubuntu kwa iyo wayitsindiye ntago bakwishyuza, cyane cyane kuba women owned, minority owned, innovative businesses, donc abantu runaka kwa. So muzige kwa applying grants. Nigeze kubikoraho rero muzambwira mbibaganirize. Yego. Angel investors aba rero ni babandi twita abaherwe, abantu bagafashe bagezeyo barangiza bakavuga bati you know what, kanatwe dutangiye twinvesting muri bano bana batoya batangiye kwinjira imihanda barimo kwihiringa, nibagafata natwe bazaduhereza amashares, bazaduha equity. So excuse my language. Umva nyine abakirebe investisa mu bana nyine tu muri small business ziri gutangira kugira ngo babafashe kuzamuka, ariko cyane cyane bacuzinga business zirimo innovative, ahantu nawe ureba ukabona ko washyira amafaranga yawe bikazamuka. Baba ari abantu bazi ubwenge babaye muri iyi mihanda ya business igihe kinini. Hanyuma rero business credit cards za business nazo baziguha akenshi bamaze kubona business yawe koko ifite akazoza, ufite business plan iba provinga kuzabasha kwishyura, cyangwa se ko umaze igihe muri business bakareba transactions zawe. Micro loans ni uturoni dutoya uratubona. Trade credit kwa kundi uvuga uti reka mbe mfashe ibikoresho hariya mbanze supplying ririya soko ndagaruka nkwishyure, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngayo nguko rero urabona ko nta hantu bitandukaniye cyane na bya bindi twavuze mu kanya. Ahangaha rero yambajije ati urashaka ko nkubwira ahantu Sublime yakura inkunga cyangwa amafaranga yo gutangiza? Ndavuga ni cyane. Nuko urabona rero ko ihisi makuru igarutse kuri gahunda ya personal savings na bootstrapping. Bootstrapping ni ibintu byanjye. Kwa kundi bootstrapping bivuga ngo ni ugukoresha make ariko ugakomeza uyasubizamo. Ibi ngibi byamvanye kuri 0 bingeza aho ngeze ubu. Donc ni ryaba banatangiranye nkaba ngeze ubu ngubu nko k'ibihumbi 5. Murakoze. Nakari gaciye mu small business grants. Urabona grants.gov, iyi ngiyi niyo number 1 muzayisure. Local small business development centers, iyi ngiyi muri quartier yacu irahari, abashaka kuyimenya muzambwire. Ariko muri Notre Dame University harimo program kabisa, ndaza kubashyiriraho linki muzi applyingire niba bemerera rwose muzagende. Nk'ubu nk'ejo bundi abo twari turi kumwe batari bafite business ziri registered babashije ku applyinga turiyo bose. The city yabasubije yabahaye rambursement y'amafaranga yabo bakoresheje. Urumva ko bari bateye intambwe. Hari ukuntu nyine bagenda batunagiramo imiyaga no kutumotiva. So mujye mubikora ni sawa. Angel investors, score.org. Oh my god, iyi ngiyi is the best. My first mentor n'uwo muri Score, ni abantu baba bararitayarinze ariko bari aba business owners cyangwa se baba wealth people, bakagenda bakugira inama. Bonye rero ukuntu ChatGPT asobanura ibintu neza, murabona ko byenda gusa. Niyo mpamvu nanze gukomeza kurondogora kubera ko mwabyiboneye. So hari business zidasaba amafaranga menshi pe, ntugire ubwoba. Kandi nanjye ndakubera umuhamya, ntago natangije cash nyinshi nkuko mwabonye bootstrapping, nanjye niko natangiye.
80% y'amafaranga natangije yagiye ava mu bakiriya, yagiye ava mu yo nagiye nkorera, nkongera nkayafata nkayashyiramo, nkongera nkayakorera, nkongera nkayafata nkayashyiramo, nkongera nkayakorera, nkongera nkayafata nkayashyiramo. Rwa ngo ngewe muri equity mfite cyangwa se mu bintu mfite muri Sublime, 20% nshobora kuba ariyo nashoye from get going. So ntuzajya ubona abantu bavuga ibintu byatari business, icyo kijambo ubwacyo giteye ubwoba, ariko it's not a big deal. Urumva hari ama business ari digital ku bantu muzi gukoresha ikoranabuhanga, abana batoya muzi creating utuntu. Urumva digital product muri iyi minsi ziri gutwika, ni ahantu ushobora gucreatinga business utarengeje n'amadolari 200 cyangwa 300, ariko ukinvestinga umwanya wawe, because time is money. If you do not have money, you have time, right? So niba nta cash nyinshi ufite zo gutangira, shaka ahantu weinvestisa make yabashyira mu mwanya munini cyane, weinvestise muri marketing, weinvestinga mu creating utuntu twiza, be creative, be innovative, like abantu bari ready kuba batangira business kabisa. Ngewe ndi tayari kubaherekeza. Mfite Facebook group mushobora kuyijoininga, abafite ibibazo byose bose mwambaza, abari muri state ntuyemo, I'm ready to share with you the requirements. Actually ndaza go creating akantu nzajye nkabashyirira muri link ya requirements zose zikenerwa kugira ngo ube entrepreneur cyangwa registering a business yawe. Also I'm working on a ebook y'ukuntu umamapreneur, like umamapreneur guide step by step y'ukuntu watangira business uri stay home mom, ku mafaranga make, ku buryo bukoroheye. And then ndashaka ko tubikora twese together tukazagererayo rimwe. Gahunda no kugafata n'abacu bakabonaho. So bye bye. Uyu munsi tuzasubira next Tuesday. Mwabibonye ko twatangiye ku uploadinga kabiri mu cyumweru, which is so exciting. Hari abantu bambwiraga ngo tujya kongera kugira bankumbuye, so I'm here for you guys. Thank you for your feedback. Abantu munyandikira muri DM, abantu mu commenting, I love you so much. And nakagaruka. See you next Thursday.